Samariya yose bahashyira ishuri ry'uburyo butanu. Ryari ishuri ryigishaga abantu kuramya Bayali. Turabafite n'abagabo b'itorero babaye abakozi ba shitani. Mana we byose tujya dushima, babyiza babibi tujya dushima Imana ngo kuko byose bituruka kuri yo. Nta kintu na kimwe kijya gihindura umugambi w'Imana. Paulo we yageze kure agera nkaho tugeze uyu munsi, aravuga ngo mu bibaho byose ngo ashyiramo n'urupfu. Aravuga ngo n'urupfu tirwahindura imigambi y'Imana. Niba rero hari icyo Imana yavuze kuri ya misozi, icyo nicyo dutegereje kuruta icyo abantu barimo bavuga. Hasigara no ku munota wa nyuma n'umuntu n'umwe gusa, umwe mu mugambi w'Imana yosigara, nka kwa kundi igihugu cyose cyashize hagasigara Nowa n'abana be, abantu 8 gusa nibo basigaye, ariko Imana yongera kuzuza isi abantu. That means ibyo bivuze yuko natwe ubwacu icyo nizeye nuko tutosigara turi abantu 8, ariko bazasigara bose hariya ni iwacu Imana yarahaduhaye. Amina, amin. Ndashimira ubuyobozi bw'iki gitaramo bwaduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tugire icyo duhumuriza abantu, tugire icyo twubaka imitima y'abantu, tugire uko tuyisana, dutegurana ku kugaruka kwa Kristo. Umurongo murawuzi tugenderaho, ariyo ntego y'iki gitaramo, reka ari wo duheraho. Igice ni cya 18 cy'Abami n'umurongo wa 30. Abami ba mbere igice cya 18 n'umurongo wa 30. Mushumba Maruba umbe bugufi. Haravuga ngo Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga. Ari we ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti, Isiraheli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zaco uruhavu rwajagamo indengo 2 z'imbuto. Aherako agerekanya inkwi, acagagura imfizi azigereka hejuru y'inkwi, maze arababwira ati nimwuzuze intango enye amazi muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Arababwira ati nimwongere ubwa kabiri, bongera ubwa kabiri. Arongera arababwira ati nimwongere ubwa gatatu, barongera ubwa gatatu. Amazi asendera agota igicaniro, yuzura rwa ruhavu. Urakoze cyane. Amen. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 25. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 25. Abacamanza 6:25. Nturenge 27. Usome imirongo 2 gusa. Maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga
kubatsweho igihome ubyitondeye yego kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo coswa ucoroshe inkwi za ashera uri buteme yego. nuko Gideyoni ajana abagabo 10 bo mu bagaragu be abigenza kuko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Amen. Ibyahishuwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza ku wa 17. Tuzaba turangije gusoma, asigaye tuganire ibice 2 umurongo uhere ku wa 11. 11 yego. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntaco azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Amen. Oya nakubwiye ngeza kuri 17 kugeza kuri 17. Wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamu uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati, nzahuba kuko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanje, ntiwihakane kunyizera. Ndetse no ku munsi wa Antipa umugabo ukiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, nuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu, wigishije Baraki gushiraho igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolati kabo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza huri vuba, ndwanye abo mbatikure inkota yo mu kanwa kanje. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina risha ritazwi n'umuntu wese nkeretse urihabwa. Amen. Urakoze cyane. Mwarambiwe gusoma? Mbahereza ikindi cyanditswe. Zaburi ya 11 n'umurongo wa 3 wonyine gusa, cyangwa se umurongo wa 3 n'uwa 4 yombi. Zaburi ya 11 umurongo wa 3 n'uwa 4, cyangwa uhera ku murongo wa mbere, uwa 2, uwa 3 n'uwa 4. Uwiteka niwe mpungiraho, mubwirira iki umutima wanje muti, hungira ku musozi wanyu nk'inyoni. Kuko abanyabyaha bafora umuheto, batamikira umwambi mu ruge, kugira ngo barasire mu mwijima abafite imitima itunganye. Niba ifatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera. Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka zirabagerageza. Amen. Yego. Aya magambo niyo tugiye umwanya Imana izaba iduhaye. Ndabasaba imbabazi hereye ku wa 6 no ku cyumweru, vuze kuva saa 2 kugeza saa 12, ku cyumweru nanone mvuga saa 2 kugeza saa 12. Ejo bundi ku wa 2 nari Gidurayi mu bapastori, mvuga kuva saa 2 kugeza saa 11. Ejo naravuze kuva saa 2 kugeza saa 11. Rero mwumva ko ijwi ryanjye ritameze neza. Muri iki cyumweru Imana yaringabiye abantu bayo, ndayishimiye, ndayihimbaje. Reka tuganire aya magambo nk'uko intego y'iki gitaramo ibitugenza cyangwa se itubwira. Intego yayo
ni ishyaka ryo gusana igicaniro cy'Imana. Iyo bavuga igicaniro cy'Imana nuko haba hari ikindi gicaniro kinyuranyije na cya kindi cy'Imana. Mu mateka y'itorero hari igihe cyabayeho itorero rihagaze ku rufatiro nyako. Uko imyaka yagiye igenda, urufatiro itorero cyangwa se abanyetorero bagiye bigizwayo n'inyigisho, bagenda bigizwayo na amahanuzi, bagenda bigizwayo na leta, bagenda bigizwayo n'amateka, bagenda bigizwayo n'ibibakikije, bagera ahantu itorero riva ku rufatiro nyako rw'intumwa n'abahanuzi. Igihe kiragera muri hafi mu 1800 cyangwa na 900, Imana yongera kohereza ububyutse buturutse muri Amerika mu mujyi witwa Asuza, rihagurukijwe n'umugabo witwa Simoni n'abagore 3. barasenga basaba Imana kongera kubyutsa isi yayo. Barasenga, muri kwa gusenga Imana ibaha ububyutse bwitwa ububyutse bwa Pentecote, aribwo turimo tugenderamo mu myaka yashize, ariyo na ba data basanze, aribwo na ba sogokuru basanze. Ariko buragenda bugeze mu mwaka w'2000 bwa bubyutse burazima. Muri iyi minsi ya nyuma hakeneye ububyutse bwa nyuma bwo gutegura itorero ku kugaruka kwa Kristo. Kandi ubwo bubyutse ntibushobora kuba bushingiye, bwubakiwe ku gicaniro, cyangwa bwubakiye ku ntebe, cyangwa bwubakiye ku rufatiro rutanyarwo. Nababwiye ko iyo myaka yose yari ko ifite intego yo gusenya urufatiro rwa intumwa n'abahanuzi. Ni nayo mpamvu iki giterane cyangwa se iyi ministere yahagurukijwe no gufata itorero riri kurura, riri henda, riri resya, kugira ngo rigaruke ku rufatiro rwa mbere rw'intumwa n'abahanuzi, kugira ngo ububyutse bubone kuza. Bibiliya iravuga ngo nimuhindukire ibyaha byanyu bibabarirwe, ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone kuza iturutse hehe? Iturutse ku Mwami. Ububyutse si amagambo, ububyutse si indirimbo. Sinzirimba tukiri kumwe ko numva uyu munsi ndagenda buhoro cyane. Ububyutse si amagambo, ububyutse si indirimbo, ububyutse ni attitude, ni umwifato w'abahagaze ku rufatiro. Si indirimbo z'abavuye ku rufatiro, si amasengesho y'abatari ku rufatiro, si amaturo y'abatari ku rufatiro, kuko nibwo bene ayo maturo, bene izo ndirimbo mu buhanuzi bwa Mose iwe abyita urusaku. Kuri ubwo rero uyu munsi turaganira itorero, rimwe mu matorero 7 yo muri Aziya, cyangwa mu matorero yo muri Turikiya kuri none. Amatorero 7 Yesu yavuzeho ayagereranya n'igihe abantu bari barimo. Ayo ngayo ko ari 7 ni menshi, afite ibitandukanye, ariko ndavuga rimwe gusa rya Aziya, kandi ni bambe rya Pergamo, ari ryo mwene data amaze kudusomera. Kuko nari mbivuze, aya matorero uko ari 7 ahagarariye ibihe 7 byabaye mu itorero. Ibyo bihe 7 byabaye mu bihe by'isi. Isi nayo yanyuze mu bihe 7. Igihe cy'itorero ni igice kimwe
cy'ibihe birindwi byabaye by'isi. Twajanye isi yanyuze mu bihe birindwi byabayeho, kuko niba utazi byabaye ntiwamenya ibiriho, ntiwanamenya n'ibizaza. Turi kumwe namwe? Niyo mpamvu igihe cyinshi iyo duhagaze ahangaha kugaruka kw'itorero cyangwa se tuvuga kubyuka kw'itorero, tubivuga duhereye mu kwibaza ibibazo, ese itorero ryari rimeze gute, kugira ngo tumenye by'ukuri uko ryari rimeze, bitume refleta, bitume turizana, twibaze ngo ese uyu munsi rimeze rite, kandi twamenye uko rimeze niba tutazi uko ryari rimeze. Yego rero iyo tumaze kumenya uko rimeze, bizatworohera kumenya icyerekezo cyaryo. Ni nayo mpamvu ari ngombwa ngo itorero uyu munsi ryigishwe kuruta kubwirizwa, ryigishwe kugira gute, gusubira kubanza kwerekwa uko ryari rimeze mbere. Iyo tumaze kuribona tukerekwa n'uko rimeze, bidusaba guhagarara hano hagati tukareba iri rya mbere, tukareba n'iri rya kabiri, ese iri rimeze rite, n'iri ngiri rimeze gute, tukareba ibyapfuye muri iri ngiri bitakiri bya bindi bya mbere. Turi kumwe namwe? Iyo tubigarutseho nicyo. Amina. Ubu byute rero nta kindi, kuko abagabo benshi babivuzeho. Umwe arabanga ububyutse ngo ni ugusubira mu byo wari wararetse. Yego, ni ugusubira mu buzima bwa gikristo wari wararetse, ni ugusubira ku wabagaho, ni ugusubira mu bihe wari urimo kera. Mbese ni ugusana. Iyo bavuga gusana ibyangiritse, ni ibyari biriho byapfuye, ni ibyari biriho byasenyutse, ni ibyari biriho bitakiriho. Turi kumwe namwe? Isi rero yanyuze mu bihe byinshi. Igihe cya mbere isi yanyuzemo ni igihe cya Adamu akiri muri Edeni. Igihe Adamu yari muri Edeni, Bibiliya iratubwira ngo Imana irabarema. Imaze kubarema, ku murongo wa 30 w'igice cya mbere cy'itangiriro, haravuga ngo Imana ibona ko ibyo yaremye byose ari byiza, nta cyaha cyari kirimo. Yari isi nziza, isi itagira icyaha, isi itagira indwara, isi itagira urupfu. Niyo Adamu yabaye muri Edeni, agendagenda muri Edeni, agaburirwa n'ibiri muri Edeni, nimugoroba agasurwa n'Imana. Nubaho nta kantu na kamwe kahabaga kashoboraga kuba hagati ye n'Imana. Yari mu buzima bwuzuye bwiza, kugeza igihe inzoka yaziye ikamwoshya. Adamu akumvira inzoka kuruta kumvira Imana. Akoze ibyo, turi kumwe namwe, akoze ibyo haviramo kwirukanwa muri Edeni. Umunsi yirukanwaga muri Edeni, isi itangiza ikindi gice cya kabiri, aricyo cyitwa kubaho. Noneho ubwo kuko bagenderwaga n'Imana imbona nkubone, uhereye uwo munsi Imana irihisha. Ni kumwe namwe? Uhereye uwo munsi Imana irihisha, ntibaba bakiyibona mu maso, ntibaba bakiganira nayo. Noneho bakaza basigara bayoborwa n'icyo twita intekerezo. Noneho baba binjiye mu gice cyitwa intekerezo. Ni kumwe namwe? Noneho muri cya gihe cy'intekerezo cyayobowe na Kayini na Abeli. Kuko umuntu yayoberwaga n'intekerezo ze gusa, Kayini intekerezo ze zamuyoboye kugira ate? Kwica murumuna we. Turi kumwe namwe? Icyo gihe cy'intekerezo rero cyarajyanye abantu, buri muntu agakora ibyo ashaka. Nicyo gihe cy'umugabo witwa Lameki. Yego, nicyo gihe cy'umugabo witwa Lameki yahisemo gushaka abagore benshi, ntawe arabibona. Nicyo gihe cy'abatubari Kayini yahisemo kwica inyamaswa ararya. Nicyo gihe cy'abayubali bahisemo gucuranga kugira ngo abone
uburyo yahosha intekerezo, kuko twavuze ngo cyari igihe cy'intekerezo. Yego, nuvuga ngo kuko Adamu Kayini amaze kwica Abeli, intekerezo zabaye nyinshi, ariko nyinshi kandi mbi. Sawa, kimaze imyaka 2020 aricyo turimo. Icyo ngicyo nacyo kuva igihe gitangiye kugeza hano tugeze, turi kumwe namwe, kugeza hano tugeze, nacyo ubwacyo giciyemo ibindi bice birindwi. Igice cy'itorero nacyo giciyemo ibindi bice birindwi. Nta mwanya simvuga ibyo birindwi. Iki cya Perigamu ni cya gatatu nicyo mvuga, ibindi ndabireka. Itorero naryo ryatangiye mu gice cya mbere cyitwa igice cy'itorero, igihe cy'intumwa. Igihe cy'intumwa zari ziri mu munyenga uteye ubwoba, kugeza kuva Yesu apfuye kugeza mu myaka 100, kugeza Yohana apfuye. Icyo gihe cyari itorero aho abantu babonaga Imana n'amaso yabo. Bwana natukuzwe. Nicyo gihe ivuga butumwa ryakurikiranaga n'ibitangaza. Nicyo gihe ivuga butumwa ryari viva, ryari bigaragara. Bwana natukuzwe. Abantu b'Imana barateranaga, aho bateraniye imishyitsi ikaboneka, hakaba igishyitsi cyinshi, ijwi ry'Imana rikamanuka, umwuka wera akamanuka, ibitangaza bikaboneka. Haleluya. Cyane cyane icyo gihe cyari cy'ibyakozwe n'intumwa. Urebye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, muri icyo gihe cy'itorero nicyo gihe umwuka wera wamanutse, nicyo gihe ba Petero bahagurutsaga ibirema, nicyo gihe babafungaga bagasanga bari mu rusengero, nicyo gihe cy'Ananiya na Safira bageragezaga kwa Paulo bakijijwe, nicyo gihe cy'aba Paulo bakijijwe. Haleluya. Icyo cyavuyeho. Icyo gice kimaze kuvaho, haza icya kabiri cyitwa igihe cyo gutotezwa. Nyuma yo gupfa kwa Yohana, itorero ryinjiye mu mibabaro iteye ubwoba, baratotezwa. Ikikwemeza nikikwereka, urebye itorero rya Simurina haranditse ngo mugiye kubabazwa mu gihe cy'iminsi ngahe 10. Iyo minsi 10 yari ya gihanuzi, yari imyaka 10, yari imyaka 10 y'abami b'Abaroma, uhereye kuri Domisiyano ukageza kuri Trajani. Abo ngabo ni abami bagiye basimburana b'Abaroma, aribo bateye jenoside y'itorero kakuriya kwa Yave n'abari abandi bariko baturimbura hariya. Intego yabo kwari gukuraho itorero, ariko n'ubu ngubu Bibiliya banga uko bakomezaga kubatoteza niko bakomezaga kumenyekana no kujya hose. Babandimwe ntimungire ubwoba, n'ubwo boduteteza gutya, uko bakomeza kugira gutya, niko izina ryacu rikomeza kwaguka, niko Imana igiye kudushyira hejuru ku isi yose tukamenyekana. Uko ni ukuri kw'Imana, kuko ukuri kw'Imana guturuka hehe? Mu ijambo ryayo. Niyo yabitubwiye. Wowe yagize muri mukuru wawe Stefani. Hari n'abandi benshi yanyuzemo babasaba, n'abandi b'abanyabyinshi, kandi natangaye buri famiye yose Imana yagize ara nk'umuhanuzi batazavuga ngo ni by'abanyabyinshi, izana rugari akaza ry'inkeri iri ahiri. Niyo mpamvu bene data tuzengurutswe n'amakuba ariko ntiducitse intege. Bwana nasifiwe. Tuzengurutswe n'amakuba ariko ntiducitse intege, kuko tuzi uwo twizeye uwo ari we. Kandi Bibiliya iravuga ngo mugaragara nk'abatariho, ariko tubesheje kubaho kwacu. Halo. Naje nakomeretse cyane, rero wambanza gutekereza ntimpindure message, mvuge amakuru ya Esteri, ariko noneho nyavuge contraire kandi mvuga yo utaziwe. Mvuge chapitre ya 8, kuri chapitre ya 3:13 nibwo umugambi wa Hamani wabaye. Kuri chapitre ya 4 Hamani arapfa, sibyo? Hamani amaze gupfa,
ibya Moridekayi ibya Esiteri byose please ibya Hamani babiha Moridekayi bamuhereza ibintu byose byari bya Hamani n'icyubahiro cyari cye. Ariko igitangaje amagambo Hamani yasize yanditse yarakiriho. Ubugome Hamani yari yasize yateguye bwakomeje kubaho. Nuvuga ngo ku nkuta zose z'igihugu hari haranditswe ngo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 ngo abayuda bose bazarimbuke. Yego kuri iyo tariki itaragera handikwa izindi nzandiko zivugurura, noneho zo zandikwa ku 14. Bwana tuguzoe izo baravuga ngo ku itariki ya 14 ngo witwa wese wagiye muri uyu mugambi azishwe. Iyo munsi abayuda bose uwo munsi natangaye Bibiliya iravuga ngo barishe ngo kuboko kugwa ikinya. Ariko kuri iyo tariki ya 14 bamaze guhora bose, ariko kuri buri rukuta rwose buri nzu yose hari haranditswe igipapuro kivuga ngo abayuda bazicwe. Muri gice cya 8 Esiteri aguwe neza, Esiteri yari yagahaga aha yabona ubwami bwe bwabuze abanzi bose bashize. Ariko uko asohotse kose agasoma yabarwa kandi barapfuye. Yasohoka akabona byabarwa atoya iyi barwa izabishya igitangaza. Aragaruka abwira umwami ati mwami, nubwo waduteguriye ibi ngibi yapfuye, ndasaba ngo handikwe izivuguruza izi ngizi. Bwana natukuzwe. Nubwo bamwene marungu bapfuye barapfera ko basiga babimanitse. Turabafite bariya bose baba frero n'abanyintu n'abaki bariya bose bagiye bapfa, ariko bapfanye ya migambi mibi. Iyo migambi n'uyu munsi niyo bayave bariko bakoreramo, ariko ntiborwana n'Imana. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo ibendera rikazamuka mu mirembo. Haleluya. Intumwa ziratotezwa aho intumwa yose iri. Bamwe bariko babishira mu myobo, abandi bariko babatwika. 80% bigeze umugabo witwa Nero ari we wabanje arakazwa n'abakristo, kuko ngo abakristo baje kubambura bari bafite ubwoba ngo yuko bazabambura ubwami. Ni kimwe neza n'ababembe. Yari afite ubwoba ngo ubwabwoba bumutera kubanza ngo kurakara, ngo reka hahe uburakari. Afata umugore we aramwica n'abana be arabica. Ngaho mbwira umuntu wishe umugore n'abana yo kugirira imbabazi wowe. Azora afite yaricaga ageza igihe afata hari ahantu amfiteatre ni za stade bazaga bubaka nini cyane, bazubakiye ibintu bibiri. Ubwa mbere bazaga bazubaka zo gukiniramo imikino, ariko igihe batangiye gutoteza abigiye intumwa babihinduye aho carnage, aho kwicira intumwa. Bakagenda bagafata intumwa 3 4 cyo gihe cyaba Felicita n'aba Perpetua, cyo gihe cyanyuma abo n'abanyuma. Ariko cyo gihe cy'intumwa ubwazo bakagenda bagafata intare bakazikingirana zikamara iminsi 7 zitarya. Mwanyumvise? Zitarya bazisonzesheje. Barangiza bakazana intumwa imwe bakayishyira muri stade. Kandi Bibiliya iravuga ngo abanizeye mwese ngo ntabwo mwibanizeye kugira ngo muzagire amahoro. Aravuga ngo mwisi muzagire amakuba, ngo ariko mu mutima muzagira amahoro. N'aba badamu baraye bishwe uyu mugoroba bari bavuye mu gitaramo, mu mitima bari bafite amahoro, ariko imiryango yabo yose twese twahagaritse imitima, ariko basinziriye bafite amani pi. Amina. Kandi nta n'igihugu na kimwe cyari cyabaho gicungurwe na teoloji. Igihugu ndikiza gicungurwa na n'imbaraga z'abantu. Igihugu gicungurwa n'amaraso. Nimureka abo bamama baryame, amaraso ya izo ntwarikazi zizaduha ubwirengenge hari ahantu. Oh haleluya. Intumwa zirapfa. Reka ndeke kubatindira uko message yanjye ndende. Intumwa zimaze gupfa zose uko zingana, hatangira igice cya 3 aricyo cy'intumwa, aricyo narivuze cya 3 cyitwa
ndaravuga noneho umugabo witwa Constante niwe warangije icyo gice. Amaze kukirangiza akirangiza ari uko amaze kubwirwa ubutumwa na nyina wamubyaye. Nyina amaze kumubwiriza ubutumwa wa mugabo arakizwa. Amaze gukizwa akiri muri kwa gukizwa aterwa n'abanzi bavuye mu kindi gihugu nk'uko baduteye. Constante ngo agira ubwoba bwinshi igihe yaryamye bucya ajya ku rugamba, nibwo ngo yarose abona ku ijuru hari ikimenyetso cy'umusaraba, kandi yumva n'ijwi rimubwira ngo nugerageza kujyana umusaraba ari we ujya kurwanisha ngo urugamba uzarutsinda. Bibiliya iravuga ngo amaze kuwubona ategeka abasirikari be bose, aravuga ngo buri muntu wese yinjira ishyamba azana ibiti bibiri, namara kubizana abishushanyemwo umusaraba, kimwe agishinge ikindi agitambike. Narangiza urutugu rumwe arwikoreho uwo musaraba, urundi rutugu arujaneho imbunda, mugende mu Rwanda atasigaye murareba. Baragenda bajya kurwana bisekabiri, abanzi bose baratsindwa. Constante agarukana insinzi. Niko n'abana bacu bazabamera, bari mu kujya ku rugamba basenze, bari mu kugenda bahetse umusaraba wa Kristo Yesu, ariyo masezerano. Barwana bafite amasezerano. Hahirwa igihugu gihagararanye amasezerano, hahombye igihugu kitagira amasezerano. Bari mu kujya kugenda bari yamene abantu bakagenda bahaye baraguza, bakagenda baraye bashuragura, bakagenda bikoreye za nyabingi ngo nizo zibatabara, akaba nka wa munsi wa Eliya. Arabanga uyu munsi bimenyekane muri aya mezi, bimenyekane yuko twamenye Imana. Constante amaze gutsinda urugamba aragaruka atanga itegeko, atanze amategeko nk'atanu tandatu. Itegeko rya mbere aravuga ngo ntihagire umuntu witwa umukristo uzongera gutotezwa. Umunsi nzumva habaye umuntu wahohotewe witwa umukristo tuzamenyana. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, amatorero yose ahava akajya aza yubakwa na leta. Umuntu wese uzagira igitekerezo cyo kubaka urusengero, leta imwubakire. Marubandagira ngo aragifite nawe ubu ngubu yo kubakiye tayari uriya mugabo iyo haba icyo gihe. Icya gatatu, abapasiteri bagire iminite, yagira uzongera kubahohotera, bajya bagenda nta musoro bagomba kwishyura, aho bagiye bose basa binjire nta audience kandi bahembwe. Amina. Icya kane, leta ari izaza itanga imisoro, icya 10 cya leta kiza mu rusengero. Murabyumva? Ariko kuko yabikoze kandi ngo arangiza avuga ngo iwe ni ubaye askofu mukuru ni uzazoshiraho abashumba. Uranyumva? Ashiraho ibintu byiza, ariko muri bya byiza hinjiraho ibibi byinjire, kuko Constante yari atarakizwa, yari yarumvise amakuru y'agakiza ariko atarakomera mu gakiza. Turi kumwe namwe. Agira ibyiza bimeze gutyo, ariko uhereye uwo munsi kuko ryari rivuze umwami, ikindi yavuze gikomeye cyane, aravuga ngo isi yose idini cyangwa ubukristo buhinduke idini rya leta. Bamwumvise ibaye idini rya leta. Apa kuri tubona Gatolika burgira atandukanye n'abapolo. Muzaba bitandukanye. Nuko kimwe ari privé ikindi ari cya leta. Ibyo murabizi? Abapolo yo aho bagiye hose bagura ibibanza. Nta muturika numwe wari wagura ikibanza numwe azagihabwa na leta. Iyo ndi mubizi se? Muzamubona bagira amasamba ngana ate? Azabafata nk'uyu musozi wose bagihaga zabwira ngo aho ushakariye, kuko uhagarariye iryo torero ari Roma, uhagarariye iryo torero ni umukuru w'isi yose. Ibyo rero byatinye Constante avuga ngo itorero ribaye iry'isi yose kandi rigire agaciro kanini. Ibyo byatumye umuntu wari we wese nubwo yaba adakijijwe ashaka kunezeza umwami, nawe akaza ngo naje ndakijijwe. Ariko ntazanywe nta n'impamvu yo gukizwa, azanywe no gushaka icyubahiro, azanywe no gushaka kwishyira iruhande rw'umwami, azanywe n'ibigezweho, azanywe n'uko abandi
bitewe aba ariyo yakira. Benshi turabafite baje mu nzu y'Imana kuko se yari umupasitori. Turabafite benshi basirimbuye uyu munsi kuko yavuye iriya yarakoze amarorerwa ageze aho batamuzi. Hari umunsi ntabwo yinjiye kwa Mbiyombiyo, yewe ni muri wowe ntabwo uzirikana agakiza ka Mbiyombiyo. turi uko ndeba petit frère baba, ntabwo data yari umudiyakoni mwiza cyane ushimwa n'abantu ushimwa n'Imana, ariko ntabwo kavoma gatoya gapana ni gakuru, ntabwo nzajya mu ijuru kubwa data ni individuel. Wishingaga ngo baseruka bakuru bawe baragusengera agakiza n'umwihariko. Sinzibagizwa igihe nakizwaga. Buri muntu wese agomba kugira amateka y'agakiza ke. Abantu n'aburusengero kandi agiye kubatindira. Ahangaha rero nicyo gihe hatangiye igice cya gatatu aricyo tugiye kuvuga. Itorero isi yimukira mu isi. Isi irimuka, yewe urakoze mushumba. Isi irimuka yimukira aho ituye, n'ubujura bwayo n'ubusambanyi bwayo n'ubwibyi bwayo bwose buraza bwitura mu rusengero. Yitwa ngo ni itorero ryakoze mariage n'isi. Ijambo ryitwa Pergamo bisobanura ngo ni ugushyingirwa. Ni isi yashyingiranywe itorero. Reka ngaruke ntabarambira cyane. Usomye aya makuru y'iri torero rya Pergamo yatangiwe n'umugabo witwa Yohana, umwe mu bigishwa 12, wa wundi wapfuye nyuma y'abandi. Umunsi Yesu yari ku musaraba amaze kumanikwa, abigishwa bamuzengurutse n'abanyina bamuzengurutse imiryango yose, hari ijambo yavuze uwo munsi rikora kuri iri torero rya Pergamo. Yaravuze ngo, mubyeyi dore umwana, nawe mwana dore umubyeyi. Kuko kugera icyo gihe Yosefu yari yarapfuye, Yesu yapfuye ari imfubyi asigaranye nyina gusa. Oya mama ndeba nkaho mubyumvise bushya, komeze mubyumve rero. None rero Yohana igihe kiragera cya kiri nababwiye cy'itotezwa ry'itorero, Yohana biba ngombwa ko ahunga ava Yerusalemu aragenda aja muri Aziya ntoya. Iyo Aziya ntoya uyu munsi yasigaye hitwa muri Turiki cyangwa mu Buturuki. Turi kumwe namwe? Okay. Noneho rero agiyeyo ajana na wa mubyeyi nyina wa Yesu. Baragenda batangiza itorero ahangaha twarebye muri Aziya ntoya. Rya torero rirakomeza kuko hano muri Efeso yari nk'ijimbo, yari nka region, yari nka province. Noneho rero atangiza muri province ya Efeso, atangiza mu itorero giswe iry'umuhana, ryitiriwe umuhana ari ryo ryitwa Efeso. Muri uwo muhana wa Efeso abwiriza ubutumwa, ahasanga abagabo babiri, ahasanga uwitwa Polikarpo n'uwitwa Antipa. Bakira ubutumwa bwiza, barabwakira by'ukuri kandi barakomera mu gakiza, abagira abashumba bombi. Umwe amutuma mu itorero rya Simurina, n'uyu nguyu Antipa amutuma mu itorero rya Pergamo. Turi kumwe namwe? Noneho rero muri iri torero rya Pergamo basanga nta kindi kintu cyari cyuzuyemo keretse iki imyizerere itariyo y'ukuri, ko nta bukristo bwari buhari. Aho buri muntu wese yari afite imyizerere ye. Yohana ahashyitse avuga ubutumwa bwiza
ubwo butumwa bwiza burafata burakomera ngo buke arahaguruka yagura itorero rigera muri Simurina, rigera muri Tuatira, Pergamo, Laodikia, Saridi, Philadelphia na birakwira amatorero abamenshi za Laodikia. Wabonye ntiyaryandikiye hari muri aya 7 rya Laodikia ntiririmo bazamuribonamo Dimo siyo reka amatorero muri Aziya ntoya ntabwo yari 7 gusa, yari amatorero menshi, ariko ahitamo ari 7 kubw'impamvu yari afite wenyine Imana yereka Yohana. Mwe namwe okay. Noneho rero hano muri aya matorero ko ari 7 yari amatorero meza ahindura Aziya yose, babahinduza ubukristo, babahindura kuba abana b'Imana, abantu bareka ibigirwamana, abantu bareka ibyo babagamo, abantu barahindukira bahimbaza Data wo mu ijuru. Amina. Ya matorero agira imbaraga cyane, aramenyekana hose. Yo haleluya haleluya, amenyekana hose, arakomera, akora ibitangaza bya Kristo Yesu, abantu barakizwa ku bwinshi. Ukeye bwaho Yohana babonye ko bidashoboka, icyo gihe babanje kumutoteza mu buryo burebure, mu buryo bwinshi. Ukeye bwaho bamuta ku karwa ka Patimo. Ageze kuri Patimo, yagiye kuri Patimo ya matorero yose ahari. Mu igihe yari ariyo rero Bibiliya iratubwira ngo nari mu mwuka kandi hari umunsi w'Imana, yego, ngo amaze ndyamye ngo mbona iyerekwa ndahishurirwa, Imana imwereka amakuru y'aya matorero yose ko ari 7. Buri aya matorero yose ko ari 7, munyumve neza, buri torero ryose yari afite icyo arivugaho. Hari ibintu bigera ku 8 yatangije avuga kuri buri torero yayandi yose. Nusoma Bibiliya yawe, buri torero ryose rifite ibintu 8 yagiye arivugaho. Ikintu cya mbere yagiye abanza kubasuhuza, ikintu cya kabiri arabibwira, ikintu cya gatatu ababwira icyabagaya, ikintu cya kane ababwira icyabashima, ikintu cya gatanu ababwira situation yabo barimo, ikintu cya gatandatu ababwira icyo bakagombye gukora, ikintu cya karindwi abasezeranya ababwira ngo icyo mwakagombye gukora ni iki nimugikora. Icya 8 buri torero ryose arabibwira ngo ufite ugutwi niyumve. Harimo isezerano ry'uzanesha n'iryo rya 7. Noneho rero muri buri torero reka ndekayo yandi ngaruke kuri ringiri. Iri torero rya Laodikia aho ryari riri naratangaye ejo bundi. Nyuma rero kugeza muri iyi myaka dufite, muranyumva turi kumwe, kugeza muri iyi myaka dufite nta torero nimwe rikihaba, nta n'umujyi n'umwe ukihaba, yose yarasenyutse n'amatongo masa. Noneho bagiye bimura ahari amatongo hirya imbere yaho, akaba ariho bubaka ubundi mujyi. Noneho munkurikire neza, uyu munsi mvuga muri Turkiya yose uko ingana ni y'abayisilamu gusa, huzuye imisigiti gusa y'abayisilamu, nta kanisa na rimwe rigihari. Ariko igitangaje munyumve, bahubaka ingoro ndangamurage. Sawa, ingoro ndangamurage ba mama murayumva, ni inzu yo kwibukiramo, ni inzu bashyiramo ibintu bya kera kayandi imwe abanyuze mu Rwanda muzabona i Butare. Ni inzu bashyiramo ibyabayeho kugira ngo baza babyibuka. Ni bande bayubatse? Ni leta y'Abaroma, ariko yubaka ibyari birimo byose, birimo byose bingana n'iby'itorero, n'iby'ikanisa, n'iby'Abayisiraheli, babyubaka ari ubucuruzi. Amina we, Imana ni nziza. Muri iyo ngoro iri muri Turkiya hari utuntu dukeye gusa, ndavuga byinshi sinabirangiza kubivuga. Harimo ya nkoni ya Mose. Nujya muri Turkiya uzasanga bayishyizemo, n'Abayisilamu bayibitse, iri mu ngoro yabo, abantu babahirya bakazana amafaranga kujya kuyireba.
yayindi neza yayindi ubwa. Nimero 2 harimo umutwe wa Yohana umubatiza. Cyagitwe baciye baracumishije barakizana bagishyiramo kugira ngo abantu baza kureba. Gatatu tantangaje na ntarinzi nuko harimo igice cy'ukuboko kireshe gutya kirimo amateka y'Abaturukiya bakavuga yuko cyagiye bari ko batoteza Yohana ngo bamuciye akaboko bamutemye akaboko nimugoroba basiga akaboko yapfuye basaba ngo yapfuye mu gitondo basanga ukuboko kwameze yuko kwari gutanga haje ukundi kuzima kwa kundi bari baciye baragufata barakumisha bagushyira muri mizi. Cyangwa ni bari ukundi cyangwa ni ari amateka yo avuga gutya bavuga yuko ari ibyuma bashongesheje kugira ngo bazabibutsa abantu ukuboko kugira ngo bakwigeze gutema. Nyuma yabwo harimo ikindi cyantangaje ni ya nkota zazawe inkota cyangwa umupanga imwe Dawidi yicishije Goliyati. Inkota ya Dawidi yicishije Goliyati irimo. Shaka kubireba nani ni hafi cyane. 2000 aho harimo n'inzu ya Mariya n'inzu ya Yohana biracyahari ibyo ntibabisenye barabyubakira abantu bazabaza kubireba gusa nta nawe uzikoraho bazakwereka ngo ngiyi inzu yiwe naho babaga $1 zikaba zimenya kaburishyuye. Ni byinshi birimo ibyo ngibyo sibyo ngendereye kuvuga ariko reka tugaruke kuri rya torero. Yohana amaze kujanwa kuri Patimo munyumve neza amaze kujanwa kuri Patimo ya matorero yose yo muri Aziya bayakorera ibitangaza. Buri torero ryose bakaryubakaho ingoro ya Bayali. Buri torero ryose bakaryubakaho ingoro ya Bayali. Buri ruhande rw'ingoro ya Bayali yose bakahubaka igicaniro. Buri gicaniro cyose kiraho bagashyiraho abatambyi ba Bayali. Sawa kandi bihanganye gute birebana abangaba binjira mu rusengero n'abangaba nabo bakisha. Aba basakuza n'aba bagasakuza. Aba batamba n'aba bagatamba. Babikorera iki kugira ngo basakurize ubutumwa bwiza, kugira ngo bamare imbaraga z'ubutumwa bwiza. Urusengero rwa Bayali hano ruri muri rwa rusengero, buri rusengero rwose bashyiraho ibintu byinshi, intebe nyinshi ntoya, ariko muri Perugamo abariho bashyiramo intebe nkuru y'ikicaro gikuru, intebe ya shitani. Siko mwasomye? Soma wowe urabizi warabyize ibaraka. Uyu nguyu nasoma wa 12 wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamo uti ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Inzi yuko ahuri ariko ariho hari icyicaro cy'intebe ya shitani. Ahantu bahagira hakuru h'icyicaro cy'ibigirwamana muri Aziya yose. Bahashyira ishuri ry'uburyo butanu. Ryari ishuri ryigishaga abantu kuramya Bayali. Ryari ishuri ryigisha abantu ubupfumu n'ubukorikori. Ryari ishuri ryigisha abantu uko baroga. Ni ishuri rimwe. Ryari ishuri ryo kwigisha abantu ateisme, ubuhakanamana. Ntabwo washoboraga guhagarara ngo uhakanye Imana cyangwa uhakanye utarabanje kubyiga. Bakabanza bakigisha uko bazaba bahakana Imana. Aho kandi iryo shuri ryari faculté yitwa ngo ni faculté prophétique. Hakaba bakigisha abantu guhanura ibinyoma bafite imbaraga za Bayali. Muri iryo shuri kandi bigishaga n'ishuri ry'ubutambyi, umuntu agomba kuba umutambyi wa Bayali. Byagombaga kuba ari ngoma ngo baze kuramya. Aho gusenga bagiraga barinjiraga bose bakaza imbere ya ntebe yadusomeye hariya. Buri muntu wese akaza akagira ute
akunama ariko akaba mu ntoke ataje gutyo agomba kuba yazanye amaturo. Muranyumva? Hano mu rusengero yaje gusa arinjira aratambuka ajya hariya ku ntebe wasomye ngo niki intebe y'ubwami akaza hano imbere y'umwami imbere ya ntebe akaramya agasohoka akajya kuri cya gicaniro yashika agasanga abatambyi babayari akaba haca ya bitamba afite agaturira yagombaga guhagarara aha habaga ikintu cyitwa kubandwa no guterekera. Abakiri bato abagabo ntibazi gutandukanya no guterekera. Yego abakecuru barahamwe zabitubwira. None rero iki gihe navuze ngo nasomye mu byayishu mu isezerano rya kera mvuga yuko Eliya yari amaze kubona ko abayisirayeli habaye gucanganyikirwa, habaye kuvanga, abanyamahanga bivanze na Isirayeli. Nicyo gihe cya Eliya yahamagaje inka araba ngo nimuyizane abatamba kuri iki ngiki bagitambeho, nanjye ndatamba kuri iki cy'Uwiteka. Haleluya! Byari byegeranye, yewe hari inzu y'Imana hakaba n'ingoro. Yego noneho kuko zari zihanganye, nayo mpamvu nawe igihe cyose zigomba guhangana. Ni nayo mpamvu kugeza uyu munsi wa none aho nuko ariko banza usubiremo. Nzi yuko aho umeze ute inde uhaba karabwira nde karabwira itorero rya Pergamo. Itorero ryari rifite manguhareka hasimbuka hatoye genda ku murongo wa 13. Ku 13 haravuga ngo ku 13 yego nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza. Nzi ko aho uba niyo haba intebe yande ya Satani, ariko nyamara ugakomeza izina ryanje. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nzi yuko ahuri ari Satani abariko muri wowe harimo ugakomeza izina ryanje. Bwana asifiwe. Turabafite n'abagabo mu itorero, turabafite n'abagabo mu itorero babaye abakozi ba Shitani. Ahangaha hakaba igicaniro cy'Imana, hano hakaba icya Bayali. Ntibabaye ku cya Bayali gusa bagatamba kuri iki bakagaruka no kuri iki ngiki. Ni iki cyatumye itorero ryinjizwamwo, ni iki cyatumye itorero rihumana, ni cyatumye itorero ryinjizwamwo n'abadayimoni. Nzi yuko ahuri obligatoire ni itegeko wanjanga wabikunda. Ahuri niyo intebe ya Satani iri ari kugiza ute ariko ukomeje izina ryanjye tiwihakane kunyizera. We itazi ntacyo bitwaye kuba hari icyicaro cya Shitani. Ibyo ntibitubuza gukomeza izina ry'Imana. Uretse n'ibyo gusa ntiwihakane kunyizera. Wigeze wihakana kunyizera? Umuririmbyi yaravuze ute muzehe wanje we Bishop watu wakitusumbua tutaamini tu muda kitambo. Yesu rafiki mkuu tabaki daima. Nungu mtini utatoha wakazihingira ubusa. Bwana na atukuzwe. Cyatumye Dawidi ku ntambara ye ya nyuma ya Absalomu arahungaje mu ishamba rya Enigedi. Agezeyo ngo aruna amashuri ku mutwe, ingabo za Sawuli n'ingabo za Salomo yadusomeye hariya ngo bamwe bapanga kuzana imiheto, abandi baza ngo bapanga kuzira mu mwijima. Noneho ngo
we aratekereza yumva ngo yagose impande zose ngo ariko intambara yari ikabije yari intambara y'umwana we umugabo yararwanye ararwana ngo buke intambara ngo ikare ngo abaza abana ati musa kurebera ko mama atarimo ntambara igoye cyane nko kuterwa nabo n'umwana wawe abo munzu yawe itorero ntibyatewe na shitani gusa satani yakoresheje abantu bo munzu y'Imana niyo mpamvu dufite ikibazo Bibiliya irambwira ngo ariko wagize ute wasonye ute muvandimwe ariko nyamara ugakomeza izina ryanje ntiwihakane kunyizera ndetse no mu minsi ya Antipa yego no mu minsi yari igoye uyu Antipa namubwiye ego yakora askofu w'iryo yari askofu muranyumva kubera umujinya w'icyo gihe baramufasha bamufatira muri urusengero rwera baramwica baramusohokana bamujyana kuri iki gicaniro cya Bayali abariho bamutwikira bamugira igitambo umugabo wo gukiranuka wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba yiciwe iwanyu kuri iki ariko uzi kugwa ahangaha bakagutwikira aha uzi kugwa igorigota ugatura ahangaha ugahabwa igita dufite abantu benshi bakirijwe igorigota ariko bumva yuko ubuzima bwabo babutanga igitambo kubigirwamana sinjya mu bindi byose hepfo ariko reka ngaruke yavuze hari ibintu bitatu cyangwa se bine twabonye hano twabonye icyitwa ingoro ya Bayali tubona icyitwa igicaniro cyayo tubona icyitwa abatambyi bayo tubona n'intebe ya Satani reka ngaruke gato mvuge abatambyi bane bahatambiraga gusa ni benshi ariko reka mbabwire bakeya nukuvuga ngo buri ndababwiye yuko buri gicaniro cyari gifite abatambyi bacyo kandi buri mutambyi wese ntiyatambaga iby'undi yatambye yari afite modere yiwe atambamwo yari afite n'ibyo atambamwo kuko ibyo batambaga n'imana zabo zari nyinshi turi kumwe namwe umutambyi wa mbere yari ahagarariye imana yabo yitwa Arutemi uwo niwe watambiraga imana yabo Arutemi byasobanuraga ko ari imana yo kuramwa onyine kuko Bibiliya ivuga ngo muramye imana imwe Satani nawe azakora ibintu bya pirate nawe aragenda azana ikindi cyo kuvuga ngo Arutemi niwe wari mukuru ari we bazabita na Diana yari mukuru ku bandi bose niwe waramwaga n'abandi bose bese niwe wari chief abandi bose ntibaramwaga bararamwaga ariko finale bakajya kuramya Arutemi nanone cyari ikigirwamana cy'umugore turi kumwe namwe bari baragikoze mu shusho y'imbwa umutwe ari umugore umubiri wose ari ishusho y'imbwa ikagira amabwabwa uhereye hano ari bivuga ngo niwe wo kuramwa ari unatanga n'ubwenge ari utanga n'icyo ari cyo cyose bedire kuwazaga buri gitondo cyose abayisenga baza bakonka ya mabwabwa yayo bagavuga ngo baje gusaba imbaraga z'Imana zibarinda baje gusaba ishya n'ihirwe kuri Arutemi abandimwe kugira sane igicaniro nuko tugomba gusenya tubanza gusenya icya Arutemi amina nuko tubanza gusenya igicaniro cya Arutemi Bibiliya iratubwira ngo Imana yo mu ijuru iyi yaha ifite imbaraga zo gusengwa n'isi yose yaravuze weze n'akanwa ke yarabaho nta yindi Imana twahawe nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bakwiriye gusenga keretse ya Yesu byakozwe n'intumwa twihute
17:23 ni Paulo ageze Beroya avuga ubutumwa bwiza, abantu barabwumva barabwakira, ariko kandi ahakorera ibitangaza byinshi. Abantu bari baturutse haruguru muri Tesalonika bahageze ngo basanga ko barakora ibitangaza, baravuga abangaba si abandi bari washejo, barainsita umuhana wose batora amabuye kujya kubatera. Paulo biba ngombwa ko ahunga, ava Beroya aramanuka aja muri Atene. Ageze muri Atene Bibiliya iratubwira ngo akirindiriye ko bene seba yasiziriya baza bamusanga. Amina. Umuriro w'ivuga butumwa bari muri we ntiwamukundira. Nicyo gituma tuvuga gutya, nicyo gituma turiko tuvuga ubutumwa, abandi turiko twumva ngo bashe. Niyo mpamvu twumva ubutumwa tukumva nta kindi twajaho, nta kindi twakora usibye gusa gushyira Yesu hejuru mu biriko bibaho byose. N'ababibonye gutyo kandi ari impunzi ngo bituma ngo atabasha kwicara kubera ishyaka ryari murimo, ngo aratambuka muri Atene. Iminota yaje muri Atene bari babubatse urusengero rutankiri nk'inshuro zibiri ku musozi witwa Mars. Uwo musozi rero wari umusozi w'abafilozofe. Abafilozofe ni babandi biga ubwenge bw'abantu, yego bazi kugenzura. Yabona abafilozofe bazi kugenzura icyo uvuze, bakakigenzura bakamenya ibyo wavuze n'ibyo wasize. Ni babandi biga ubumenyi, abo biga n'ubumenyi muntu. Abo ngabo rero bari bafite principe zibiri. Umuntu wese wahageraga cyangwa uko bateranaga bose, principe ya mbere kwari kugira ngo bumve ibishya ibyadutse. Icyo bakoraga cyose bahageze, wari wemerewe guhaguruka ngo agire icyo avuga n'uwavumbuye ikintu gishya. Icya kabiri hari mu marushanwa gusa, cya kindi gishya bakacongera ku kindi. Ni nabo bazanye icyo abizeye Igifaransa bazabita Guinness de record. Guinness de record ni igitabo cyo kwisi kiza cyandika agashya umuntu yakoze wo kwisi, uwari we wese abandi ubwo yogikorera hano. Iyo bakwanditse muri Guinness de record ni nk'ako akoni muzamuvuga biriya bya Prix Nobel. Bakandika icyo wakoze mu mateka yawe kiruta icy'abandi. Noneho byagenze gute? Uyu mugabo bateranaga kugira ngo bumve uwavumbuye ikintu gishya. Icya kabiri babaga mu marushanwa ngo kugira ngo hatagira ayandi moko abarusha abaje imbere. Nicyo cyabateranagaho. Noneho ni mwibuke kandi muze kumfasha turajyana. Noneho iyo nzu yose cyangwa umujyi wose Paulo yasanze ngo ari abanyedini. Basanga buri hantu hose hariho ingoro. Ingoro ni inzu bubatse bagubaka bagashiramo ikigirwamana. Iyo mwumva cyangwa se nimwibuka mukumva bya bihano 10 Imana yateje, ibyago 10 Imana yateje Abayisirayeli umunsi bava mu Egiputa. Bya bindi buri cyago cyose cyari gihagarariye Imana yo mu Egiputa. Bikeriza nkari biki byose, buri kindi cyose cyari gihagarariye icyo mu Egiputa. Noneho uko byagenze rero muri Atene niko byari bimeze. Buri nzu yose cyangwa buri rusika bari barubatse ikigirwamana, bagashiramo ikigirwamana kirepresenta Imana yabo runaka. Turi kumwe? Noneho buri nzu yose buri ngoro yose yarimo ikigirwamana gisengwa. Turi kumwe? Aratambuka ararenga ngo ajya kugera nkiriya, kandi buri cyose cyari gifite izina rya cya kigirwamana. Aragenda ngo ajya kugera handi hano mu nguni ngo asangaho ikindi cyanditse ibikindi kiriho, ariko cyo nticyandikwaho izina rya cya kigirwamana. Handitse ngo ni Imana itamenywa. Sawa? Ahageze ngo yumva boyaka. Bwana nasifiwe. Yumva ageze ku cyo yashakaga. Abona barasenga Imana batazi. Araza rero babantu bashishikazwa niki? Ibyadutse ibishya. Paulo rero ngo abone
basenga ibyo batazi, abona arabizi yewe. Araza ahagarara imbere yabo, somera maru. Ahagarara imbere yabo anezerewe cyane. Somera 23. Yego. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro. Pardon. Bajaga bakora iki? Bajaga bakora iki? Ijoro n'amanywa. Ariko bagasenga imana nyinshi bazi, ariko hakaba nizo basenga. Mwabyumvise? Komeza. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo ic'Imana itamenywa. Yego. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Bwana asifiwe. Iyo musenga mwebwe mutazi, izo musenga zose njewe sinzizi, ariko iyo musenga mutayizi jewe niyo. Bwana nasifiwe. Akoni kagashaka bose ngo bama bahagurukira icyarimwe. Agiye kubabwira icyo batazi, agiye kubabwira kubongera ubwenge ngo bamenye rya zina ryo kutamenywa barikureho, bandika izina ry'iyo ngiyo. Turi kumwe? None hagahaguruka umugabo yemye ngo bahagurukira icyarimwe bose, abandi ngo burakeye, abandi ngo yango nareke, ngo rasakuza. Nuko bari bazi ko yuzuye umwuka we arabatwika, baravuga bati okerekera aho ngaho, batangiye kubabwira batoke tuzakumva mu cyumweru gitaha. Urabyumva? Bati ngaho ngana tuzakumva ubutaha. Aragenda cyumweru kibibiri, cyumweru cya kabiri ngo kijye kurangira, tuwamuga bari hehe? Araje. Kuko bari bazi yuko ari umufilozofe nawe nkabo. Ntawahagaraga ahangaha atarize iryo shuri, abahagaraga ahangaha atari umunyabwenge. Arahaguruka ngo bati nono uyu mugabo ashobora kuba afite ikintu gishya. Ngaho nsomeraga maru. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose. Iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi. Iyo muri ko muza musenga mutazi, niyo yaremye ibintu byose. Dede iremye ijuru n'isi. Ariko igitangaje ntiba mu rusengero zubatswe n'abantu. Ntishobora gukwirwa muri aka kazu mwayubakiye. Amiya we! Tiyo kwirwa mu kazu mwayubakiye. Bwana natukuzwe! Yewe yatwizeye! Twizeye ntiyo kwirwa mu mufuka. Amen. Yatwizeye ntiyo kwirwa mu igufwa ry'inkoko. Dori mase. Imana twizeye! Bwana natukuzwe! Amen. Imana twizeye ntitwoyigura, ntitwoyikura mu Buhindi. Eni shekesa. Otike safari neke. Imana twizeye mu babyeyi mwe. N'Imana itoba importe. Tiwaza kuyigura mu Rwanda, tiwatanga umwana wawe ngo uyigure, tiwatanga inka yawe ngo uyigure. Bibiliya tubwira ngo iba mu ijuru kandi tishatse nicyo. Nisizikora, nicyo yakoze mu gitondo. Bwana natukuzwe. Arabango kuko kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu. Yewe kuko idakwirwa hangaha, tishobora gutegera amaramuko yayo ku muntu. Kugira icakenya. Ntigira icakenya. Kubera iki? Kuko hepfo yaho harabango kuko ari yaha. Ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka. Ubuzima se kandi ari yitanga ubuzima. Abantu bari mu gutega ubuzima mu byo iyo nino nta buzima yaba biba mu kintu. Nta buzima buba mu miyimbwa. Ubuzima buba muri Kristo Yesu gusa. Jeni masekaraba. Muve mugirwa Mana twubaka ubwami bw'Imana. Kontorwa mu nayo. Wasonye mu gitabo cya Zaburi ya 11:3 hatubwiye ngo se umukiranutsi imfatiro niziseyuka yakora iki? Arabanga umukiranutsi wanje ngo cyazakora ni kimwe, ngo azubura amaso areba Imana, ngo kuko Imana yicaye ku ntebe yayo, ngo ukoresha ibintu bibiri, ngo amaso yayo aratureba ariko nahumiwe pase. Ni ukuri naratangaye. Yaravuze ngo amaso yayo aratureba, ngo ariko imbone zayo ziratwitegereza. Kandi gusobanura uko bivuga. Amaso n'ay'abantu.
yego amaso n'ay'abantu ese ibyo dukora ko abantu babizi ariko imbone z'Imana zo izo ziritegereza zikagera aho tutabona. Bwana tukuzwe. Amen. zamuye icyubahiro cyawe Mana we, dushimiye ineza yawe mukunzi we. Ayiwe ayiwe ayi Yesu we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, nabiye nandu ayiwe Yesu we, Mana we, uhimbazwe Mana we, uhimbazwe Yesu we, ushimwe mukunzi mwiza, imbaraga zawe, gukomera kw'Imana, ubuhanga bwawe. Ayi Mana we, iri jambo ryawe Mana, iri jambo ryawe batubwiye Mana we, rituremera imitima misha ibyiza Mana we, utureme Mana we, uturemera imitima we, udushashura imitima we, uduhe imitima yizera we, uduhe imitima yizera we, uduhe imitima igukunda we, uduhe imitima yo kuzana mu ijuru Mana we. Ndishimye kuko Mana we, ndanezerewe ko ndi hano Yesu, ndishimye kuri Imana Mana. Ayiwe bugingo 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 we, bugingo bugingo murenze yaravuze ngo ayimana yifuzaho nyuzwe Mana we, iwe cyuzuzo cy'ubuzima. Mana we, zaza ngutabira neza, nanone ubwo mudukomeze, nanone ubwo mutureme Mana we, duhe imitima yo kwakira no kwishima mu izina rya Yesu. Nyuzwe n'ubuntu bwe, niwe cyuzuzo cy'ubuzima, niwe mano nyuzwe.